hanyuma rero abantu benshi babuze bati se Rocky ni gute azakabeshya abanyarwanda akababeshya se twafata iki twemera iki ariko nyine hano Rocky wabeshya abanyarwanda ntabwo wasoza senior 6 ngo ukore muri beka nurangiza ngo wongere ugaruke kandi uvuge ngo ntiwigeze wiga ngo ugarukire ngo urangize ngo ubone diplome. So aha rero wabeshya abanyarwanda hano Rocky akanabanje ndakavivura ndacyafite ibimenyetso magana ngahe nshaka kuzana kwerekana kugira ngo mbereke ko Rocky ari kubeshya abanyarwanda. Uwitwa Muyango na Kimenyi bahisemo gutandukana byemewe n'amategeko byemejwe ariko noneho banahitamo gutandukana batazagabana imitungo. Ubu rero The Ben yararahera avuga ati nanjye reka mbanze mbakubite zimwe mu ndirimbo ziruka ariko by'amahire indirimbo ye abantu benshi turi kuvuga ko The Ben ashobora kuba yaguze views kuko ntago mu minsi 2 mu minsi 4 indirimbo yabigize miliyoni 2 tuzabireba iyo YouTube ibona ikintu cy'umuntu kiri kurebwa cyane ikomeza kugiha recommendation nigera mu mezi 5 indirimbo ya Bruce ya The Ben idafite miliyoni 10 nibigera mu minsi mu mezi 5 indirimbo ya The Ben idafite miliyoni 10 amezi 5 si menshi idafite miliyoni 10 nzahita menya ko The Ben yaguze views. Ariko nyuma y'ubukwe witwa Kiramani yaraje yandagaza manager wo muri Intare Arena yo ku Gisozi avuga ukuntu babahaye service mbi avuga ukuntu umuntu yatanze service zitari nziza n'ibindi byinshi cyane. Nakoze muri beka wakoze muri bank nakoze muri beka niga mu wa 6 secondaire ariko twarabeshye ko twiga muri kaminuza turi gusoza muri INS. Yes, kanizere ko mumeze neza ndabasuje kandi mbahaye ikaze. Nitwa MC Cadman. Shobora kuba ari ubwa mbere unyumvishe ariko niba ari ubwa mbere ndagusuhuje, niba atari ubwa mbere nawe ndagusuhuje. Nizere neza yuko tukiri kumwe kandi tuzakomeza kuba turi kumwe. Nkuko rero mubizi nababwiye ko natangiye kuza mbahereza amakuru y'imyidagaduro n'ubusesenguzi bw'ukuri cyangwa se ubusesenguzi bwa ndani cyangwa se zandani muri entertainment. Hari wakoraga ngo zandani muri siporo, zandani muri siporo ariko njyewe sinzajya nkora zandani muri siporo ahubwo nzajya nkora zandani muri entertainment. Zandani muri entertainment rero murabibona ko cyokora uretse kuba mfite ahantu nagiye nandika utuntu twa hato na hato kugira ngo nze kubabwira byose ariko murabibona ko nta handi ngiye kubisoma ahubwo na makuru mba nizeye mba mfite. Ariko mbere yuko nyatangira cyangwa se mbere yuko nyajyamo kambanze mpere kwitandukana byemewe cyangwa se byemewe witwa Muyango na Kimenyi bahisemo gutandukana byemewe n'amategeko byemejwe ariko noneho banahitamo gutandukana batazagabana imitungo. Uvuga ngo ubundi abantu bagiye mu murenge nkatwe nanjye mvuga ngo nkatwe abantu bagiye mu murenge nkatwe barabizi ko hari uburyo bajya babarahiza bakababwira bati mu gihe cyitwa kuvanga umutungo hari ibyiciro bitandukanye: umuvangamutungo muhahano, ivangamutungo risesuye, ivangamutungo rusange, ibintu nk'ibyo ngibyo nyine murabizi. Abahitamo rusange bakagenda babisobanura aho ivangamutungo rusange ritandukanye n'ivangamutungo muhahano, ivangamutungo risesuye ritandukanye nayo yandabiri nari mvuze. So uwitwa Muyango n'uwitwa Kimenyi bafashe umwanzuro wo gutandukana byemewe n'amategeko ariko baravuga bati amategeko cyangwa se icyo amategeko adusabye nuko adutandukanyije. Ubu ngubu ugiye kuba umuntu uri ku ruhande udafite umugabo cyangwa se ntari umugabo wawe mu mategeko, undi nawe afata umwanzuro wo kuba undi ari ku ruhande atari umugore wundi mu mategeko, ari abantu basanzwe nyine baziranye ariko bafitanye ikimenyetso cy'umwana babyaranye. Bivuze iki? Bivuze ngo bemeranyijwe guhurira ku mwana bakarera umwana bagakora inshingano zo kurera umwana nk'ababyeyi. Ariko ku kijyanye n'imitungo umwe afata umwanzuro wo gukomezanya imitungo ye
cyangwa se kuguma ku mitungo ye, noneho undi nawe afata umwanzuro wo kuguma ku mitungo ye. Bivuze iki? Ntabwo bya bindi byo kuvuga ngo iyo mugiye mwakoze ivangamutungo risesuye, iyo mutandukanye, niba nari mfite bogisa imwe undi afite amakariso 5, ubwo nshaka navuga ngo no kuri ayo makariso urampaho uri kubyumva, nshaka navuga ngo no kuri ayo makariso ndatwara habi, ninjye uzi icyo nzayakoresha. Ufite amakote 4, ufite ikanzu imwe, cyangwa se undi muntu mwasezeranye yashaka yavuga ati kuri aya makote ndatwara habiri, nawe utwara ndabiri. Niko bigenda mu ivangamutungo risesuye. N'iki rero cyabayeho? Witwa Muyango yari yarasezeranye na Kimenyi muri 2019 nibwo bakundanye, nibwo Muyango yamenyekanye cyane ari kwiyamamaza muri Miss Rwanda. Miss Rwanda yatwawe n'uwitwa Nimwiza Megan, ariko none muri 2020 barabana, 2021 bibaruka imfura yabo ariyo Miguel, 2024 barasezerana bakora ubukwe nk'umugore n'umugabo babanaga mbere batarabikoze. None 2026 bahisemo gutandukana byemewe n'amategeko. Ubu ngubu ushaka watereta Muyango, n'undi ashaka yamutereta, n'undi nawe ashaka yatereta Kimenyi, cyangwa se Kimenyi ashaka nawe yatereta undi, atavuga ngo uri umugore w'uyu muntu cyangwa se uri umugabo w'uyu muntu. Kimwe mu bintu bitanshimishije ni itandukana ry'aba bantu. Narabakundaga pe. Kubera iki? Uwitwa Kimenyi yigeze kugira ibyago muri 2018 niba ntibeshya, 2019 gutyo. Uwitwa Didido yari afite akabari kari kazwi, Didido hara mu Kiyovu, ngira ngo abantu benshi baramuzi. Yari umu ex wa Kimenyi. Yaje kugira gutya afata amafoto ya Kimenyi kwa kundi ukundana n'umuntu, video ze yambaye ubusa buri azishyira kuri social media. Mu kuzishyira kuri social media abantu bose baramwataka ngo Kimenyi ibifirimbi, murabyibuka ibintu byinshi, ngo se burya ni ifirimbi, ngo burya ngo no mwarubitire, ibintu byinshi byavuze. Muri 2019 rero Muyango akundana na Kimenyi, inkuru zijya hanze. Muyango nawe yarakeneye hit icyo gihe kuko yari ari muri Miss Rwanda, nta handi hantu yari azwi. Kimenyi yari umustar wafataga mu ikipe y'igihugu Amavubi, yakiniraga APR n'ibindi. Ariko Muyango afata umwanzuro wo gukundana na Kimenyi, abantu baravuze ngo uyu mukobwa uhisemo gukundana n'umusore wari wasebye gutya, abantu bamukundira icyo baramukunda. Muri ibyo bintu byose Muyango yihanganiye, abigenderaho bahitamo kubana. Nanjye numva biranshimishije, numva ndabikunze. Ariko nyine nta wamenya umuntu uri mu rugo niwe umenye ibimutambutsemo, wa mugani wa Tistache. Umuntu uri mu rugo niwe umenye ibimutambutsemo. Ngo na Muyango na Kimenyi nyine byanze, ntago nagira uwo blaminga, ntago nagira uwo shinja. Imana imuhe kuzabona amahirwe yandi mu buzima, kuko umuntu wese akina andi mahirwe mu buzima. Imana imuhe gukomera kandi bahe ibyo bifuza, kuko nicyo nabasabire. Simbasabira ibintu bibi. Birambabaje ngiye rwose kubona nabonye umuntu witwa Kimenyi na Muyango batandukanye, nubwo nta kindi kintu nabyungukiragamo, wenda mvuga ngo cyatumaga mvuga ngo nibagumana nibwo ndi bwunguke. Gutandukana kwabo ngiye mbihombeyemo, kuko nabakundaga kandi nta kintu kibaho kiruta urukundo, nta kiruta urukundo. So rero reka muveho, ntabwo nuko bigenze. Bahisemo gutandukana, Imana izabafashe mu kindi cyerekezo bahisemo gukora. Nkomeza ku yandi makuru, uwitwa Rocky Kimomo, abanyarwanda benshi barabizi ko ari umwe mu bantu bakunzwe. Ariko Rocky ejo bundi yakoze agashya ari mu gitangazamakuru Igihe, yakorana na Emmy. Akora agashya kuko yafashe inkuru avuga ari kumwe n'umunyamakuru witwa Emmy Kinege, aravuga ngo njye sinigeze niga. Ati nagarukiye mu wa 3 segonderi. Ati mu wa 3 segonderi niyo nize, kubera kubura ubushobozi mpita mbivamo, ndahagarara amashuri ndayahagarika. Akimara kubivuga abantu benshi babyibazaho, abantu benshi bibaza aho yize, bibaza ibintu byinshi cyane. Ariko ku munsi w'ejo nagize gutya ndi kongera gucukumbura neza, babwiye kuri radio ahantu nkora ko nzacukumbura neza nkamenya ibi bintu Rocky yavuze se koko ni impamo cyangwa afite akunda tubeshya. Naje gusanga hari ikiganiro yakoreye muri The Choice agikorana na Philipita, avuga ko akirangiza senior 6 yakoraga muri Beka. Sinza wenda ushobora kuba warakabonye,
ariko ndaje ndakagushyiriramo. nakoze muri beka. wakoze muri banki? nakoze muri beka niga mu wa gatandatu segonderi, ariko twarabeshye ko twiga muri kaminuza turi gusoza muri inesi. mu ishuri ho wize ibiki? mu ishuri ufite diplome? ishuri nta cyangwa diplome ngira. oya ntabwo warangije segonderi? Wapi. Kubera iki? Tronkome nahise numva ihagije. waragarukiye tronkome? hari habaye iki seroke? hari habaye iki kugira ngo uhagarikire tronkome? Minerval yari yabuze. hoya Minerval yaburiye muri tronkome? yaburiye muri tronkome bitangira kwigishwa n'isi maze kumenya mitanza gusobanura. oya burya abantu benshi rero ari ukuntu niba ari ukwenda abantu baba bamenya umuntu ari uko yamaze guhitinga. ushobora gusanga abantu benshi nk'ako kantu batari bakazi yuko Rocky yifitiye amashuri atatu yifitiye yonyine yisumbuye. ukumve nawe wumve ese 2010 agisoza senior 6 yakoraga muri B kandi sinigeze ndangiza segonderi. none se ubu turafata iki twemereye? ndaza gukomeza gutohoza mpaka kugeraho menyera ikigo Rocky yizeho. ibintu byo kutubeshya kubeshya abanyarwanda turabihagarika. mu makuru y'imyidagaduro nzajya mba nkufitiye Zandani muri showbiz, Zandani muri showbiz na MC Cadman. nzajya nkuzanira Zandani. ndaje nshaka irindi jambo ryakoreshwa mu Giswahili ryitwa Zandani. hanyuma rero abantu benshi bavuze bati se Rocky ni gute azakabeshya abanyarwanda akababeshya se twafata iki twemera iki? ariko nyine hano Rocky wabeshya abanyarwanda. ntabwo wasoza senior 6 ngo ukore muri beka nurangiza ngo wongere ugaruke kandi uvuge ngo ntiwigeze wiga ngo ugarukire ngo urangize ngo ubone diplome. so aha rero wabeshya abanyarwanda hano Rocky akanabanje ndakavivura. ndacyafite ibimenyetso magana ngahe nshaka kuzana kwerekana kugira ngo mbereke ko Rocky ari kubeshya abanyarwanda. nikomereje rero umuntu witwa The Ben ari muri Summer Country Tour. murabizi yamaze hafi nk'amezi angahe ari muri Summer Country Tour. yakubiswe inshuro n'uwitwa Bruce Melody ku bijyanye n'indirimbo zihuta cyangwa se indirimbo zirukanka. ko Bruce Melody afite indirimbo yitwa Yoko Yowe, ngira ngo murayizi. afite indirimbo yitwa Ikinya, afite indirimbo yitwa Cerebura, afite indirimbo n'izindi nyinshi cyane. muri Summer Country Tour rero The Ben yakoraga performance y'indirimbo ze akabona abantu barasinziriye. noneho yakubitamo Thank You My God akabona abantu barazamutse barirukanse bagiye mu bihe. ubu rero The Ben yararahera avuga ati nanjye reka mbanze mbakubite zimwe mu ndirimbo zirukanka. ariko by'amahire indirimbo ye abantu benshi turi kuvuga ko The Ben ashobora kuba yaguze views, kuko ntago mu minsi 2 mu minsi 4 indirimbo yabigize miliyoni 2. tuzabireba iyo YouTube ibona ikintu cy'umuntu kiri kurebwa cyane ikomeza kugiha recommendation. nigera mu mezi 5 indirimbo ya Bruce ya The Ben idafite miliyoni 10. nibigera mu minsi mu mezi 5 indirimbo ya The Ben idafite miliyoni 10, amezi 5 si menshi, idafite miliyoni 10, nzahita menya ko The Ben yaguze views. nigera muri imezi 5 indirimbo ya The Ben yitwa Inshara, niba utaranayireba nawe ujye uyirebe nushaka uyongeze, ariko nzahita menya ko The Ben yaguze views. kandi izi views The Ben yaguze YouTube barazigura, ariko iyo zigeze igihe runaka zirahagarara. ikigaragaza YouTube uko ibintu byirukanka ari abantu babikunze, ari abantu bari kubyigira, nuko recommendation ikomeza kuzamuka. uko imibare izamuka iba myinshi YouTube irabikuzamurira nayo ubwayo ikabikoherereza. ubwo rero The Ben nabo waraguze views uzaba udutengushye. reka nisoreze ubwo nyumva kuri The Ben kuki ari gushaka arashaka kwemeza Melody nawe kumwereka ko Melody ntacyo yakoze The Ben atakora. ariko by the way The Ben ni mu legend, tumuke tumuha respect ko nge ndi mu bantu bagaya bakananenga abantu batajya batanga respect ku ba legend no ku bantu babikoreye. buriya The Ben kuva mu 2007 8 9 kuzamuka ukaza ukagera muri 2026 The Ben ahangaho ku isaruti kuko warakoze, ariko nanone ntibizatuma ukora amakosa ngo nuko ushaka guhangana n'umuntu ukora ibintu bidakwiriye ku muntu nkawe umustar kameme. tukiva kuri The Ben witwa Bruce Melody afite igitaramo muri parking ya BK Arena, azaba ari kumwe n'uwitwa Diamond Platnumz na Bayish Kevin n'abandi bagiye batandukanye. niba utaragura tike abantu babiri bihurije hamwe ni 50 ingahe 50, uri umuntu umwe ni 30. bivuze iki? zenga iki gitaramo kizaba ari imbatura mugabo, ariko se niba kwa King James barishyuzaga 25,000 Diamond ntashobora kuzashya
noneho bajyanye muri parikingi ya BK Arena ngo nuko ariho hari abantu benshi, ariko nanone muri parikingi ya BK Arena yego niho wakwakira abantu benshi ukurikije no muri stade imbere cyangwa se no muri arena imbere, ariko nanone ngiye mfite impungenge z'uko Diamond ashobora kuzashya, kandi Diamond ntashya zaba ari nk'ubwa kangahe ko zitike z'aba bantu. Nagize impungenge mbonye ukuntu King James yari afite ibihumbi bingahe 25 niba ntibeshye 15, Diamond akaza agashyiraho 50 n'ibihumbi 30. Dutegereze turebe ibyo tubivuyeho rero bwo gusoza, kandi Zandani ngiye zirimo gusoza. Uwitwa Killaman nyuma yo kuva mu bukwe bwa Emirene, banamushimira cyane ko Emirene yakoze ibintu byiza n'ubukwe bwiza, Imana izamuha urugo rwiza, izamushyigikire kabisa. Ntabwo ari ibintu umuntu yashyigikira kubona umuntu atagira urugo rwiza. Buri wese ashaka bavuga ko urugo rugoye. Iminsi mike nanjye numazemo mba mbona nyine uko bimeze n'uko byari bimeze, mba mbona bitandukanye, ariko icyo nakubwira Imana izamuha urugo rwiza. Ariko nyuma y'ubukwe uwitwa Killaman yaraje yandagaza manager wo muri Intare Arena yo ku Gisozi, avuga ukuntu babahaye serivisi mbi, avuga ukuntu umuntu yatanze serivisi zitari nziza n'ibindi byinshi cyane. So nanjye narabirebye ndavuga ni se Killaman utinyuka agahangara Intare Arena akavugamo umuntu bashyizemo iminsi mike ya Killaman, ntitwakubona urimo kurangira utazi ikigutambutsemo. Ariko nanone ngewe ku ruhande rwanjye niba baratanze serivisi mbi ko njye sinagiyeyo, ntabwo bantumiye na invitation bampaye, nari ngiye kwitumira n'ubundi ndabyanga, ndavuga ati nzitumire gute kandi ndi umustar. Yavuze se ni gute nzitumira njye ndi umustar, bansohore bashyiremo umugozi bavuge ngo gute kandi man yisanze mu bukwe bwa Emirene ngo baramusohora. No way, bitamuga tereka reka nzajya njyaho natumiwe. Niryo tegeko ry'aba gentlemen, 10 rules of men, real men, cyangwa se amategeko 10 y'abagabo ba nyabo. Avuga ngo ntukajye umugabo nagusuhuza yicaye nawe jya ubanza wicare. Ndayenza yababwire se ati ntukajye usuhuza umuntu w'umugabo wifashe mu mufuka n'ibindi byinshi. Umugabo nyamugabo nta kubita umugore we, umugabo nyamugabo n'uwuhahira urugo rwe n'ibindi byinshi. Harimo amategeko menshi cyane, ariko ubwo nayo nzayabagiriraho. Gusa ngiye aho batantumiye sinjyanyayo. Killaman rero yumvikanye ari kunenga umuyobozi wo muri BK Arena, manager wabo muri Intare Arena, manager wo mu Intare Arena, avuga ukuntu ngo atanga serivisi mbi kandi abandi barimo. Ariko nanone niba umuntu aza, njya mbibona ahantu henshi umuntu akaza agatanga serivisi mbi ahantu ahagarariye cyangwa se ahantu ayobora, atari nawe nyirawo wantu, akimisha abantu ibintu byiza bibakwiriye, kandi nyirawo wantu yarabigennye mu bintu abantu bakora, akaza agashaka kugira ngo nawe agaragare, nawe izina rye rivugwe, abantu bamumenye bamubone, agashaka kubyimba. Ariko ari kwica serivisi z'ahantu, ari gutuma abantu bahabwa serivisi mbi. Niba manager wo mu Ntare Arena yo ku Gisozi waratanze serivisi mbi, nanjye ndakugaye, nitwa MC Cadman. Niba uri kunyumva nanjye ndakugaye. Zandani z'uyu munsi rero muri showbiz, reka nzisoreza ahangaha mubwire ngo nandi makuru ngiye nzajya mfite amakuru, iminota nishaka izajya ibireka kuba myinshi, abatumirwa bashaka bazajya babura banga kuza, nzajya muzanira Zandani zo muri showbiz, nkukubite Zandani. Ibi ndimo kugenda nkubwira ni ibyo abantu bamwe na bamwe baba bagiye bavugaho, ariko nanone nzajya muzanira ibyo abantu batavuzeho, mwereke akantu from scratch, amakuru utaruzi, abo bizajya bishoboka ko naganiriza naho nzajya mbaganiriza, tuganire kuri Zandani za showbiz. Reka ngushimire, nitwa MC Cadman. Niba utarakora subscribe gikore none ahangaha. Iyi ni Johnny TV show, jyaho hose urebe video zacu, ukore subscribe, ujye utanga comment. Niba hari n'ibindi ushaka kumenya, amakuru ushaka kumenya, ujye umbaza. Ubu ngubu naje kandi sinsubira inyuma. Bajyaga bavuga ngo uyu mugabo ashatse umugore ngo inshingano zirahinduka. Sigaye mbona ukuntu sigaye mbyuka saa 11 nka Kenisi ngavuga ati cyo wakoze ibintu birakomeye. Ati birakomeye. Ibintu birakomeye, nyamuneka wabagana bavuga ngo ibintu birakomeye, ngo abaturage baravuga ngo ni muhumure hashira iminota 2, ngo ibintu birakomeye. Rero nta mikino ngiye kujya mbabwira Zandani, ntabwo mbitewe n'urugo, ahubwo mbitewe nuko nyine nsanze ntarakoraga, ari umwanya mwinshi napfushaga ubusa kandi nta kintu uri kumarira. Rero uwo mwanya napfushaga ubusa ngiye kuwuzanamo gukoresha kariyeri yanjye. Imana ibaho umugisha, reka mushimire, nizere ko gahunda zawe zose zimeze neza kandi n'amakuru nkwaye hari icyo wakuyemo. Niba ntacyo wakuyemo, jya muri comment utubwire n'andi makuru ushaka kumenya. Imana ibaho umugisha, bye.